Bavandimwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza. Nk'uko twagiye tubiganiraho ku cyigisho cyacu gifite umutwe mukuru uvuga ngo icyo gukizwa atari cyo, nongeye kugaruka ngira ngo dukomeze kuganira nanone kuri iyi ntego nyamukuru. Ubushize ubwo twari kumwe twarebye neza ko kuba mu idini cyangwa mu itorero runaka atari ko gukizwa. Twaganiriye rero uburyo amadini cyangwa se amashyirahamwe, twabyise amashyirahamwe ashingiye ku myemerere cyangwa imiryango ishingiye ku myemerere, uburyo yagiye abaho, ndetse tuvuga iyo miryango itandukanye kugeza ubwo tugeze no mu gihugu cyacu, aho ayo mashyirahamwe yatangiye kugera muri iki gihugu uhereye mu 1900. Ntabwo nza kubigarukaho, ariko ndagira ngo dukomeze iyi topiki yacu ivuga ko kuba mu idini runaka cyangwa se kuribarizwamo atari kugakiza, atari ko gukizwa. Ushize rero twavuze kuri iryo torero cyangwa se visible church, itorero rigaragara, itorero rigizwe na structure n'inyubako n'imigenzo n'imyemerere na discipline, rigizwe n'abashumba, abapasitori, abapretre ndetse n'abandi benshi nk'uko mubazi, ndetse rikagirwa n'abamambure. Iryo ni itorero ryo mu buryo bw'umubiri rifatika, tubona ibikorerwamo, turabibona, birafatika, ni ibintu bigaragara. Dusoza iki kiganiro twavuze ko uyu munsi tuganira ku itorero ritagaragara, itorero tutabonesha amaso yacu. Rero ngarutse gato kuri rya torero rya mbere, ririya rigaragara rishobora kubamo abera, abakijijwe, kimwe n'uko batabamo, kuko hariya amashyirahamwe ni nk'ibitaro. Umurwayi wese araza akajyamo. Mu bitaro ushobora kuhasanga abarwayi, ukahasanga abagerageza kuba bari koroherwa, ukahasanga abarwaza, ukahasanga abaganga mu buryo butandukanye, ukahasanga n'abadogiteri n'abasipesiyalisite bashinze indwara runaka. Ni nako muri uriya muryango umeze, n'ibitaro birimo abantu batandukanye. Bivuze iki rero? Hashobora kubamo abakizwa n'abadakizwa muri biriya bitaro. Ariko noneho iri tugiye kuvuga ritagaragara, umwihariko waryo nuko ririmo abakijijwe gusa, abera, nuko ririmo abakiranutsi. Ni itorero rya Kristo, ni itorero ritagaragara. Turivugaho gatoya. Ni itorero rigizwe n'abantu by'ukuri bavutse ubwa kabiri. Bibiliya ibita ibyaremwe bishya muri Kristo. Haleluya. Nidusoma urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino mu bice 5 umurongo wa 17, bigaragara ko abaririmo bahindutse ibyaremwe bishya. Iri torero abaririmo bavutse ubwa kabiri, bahindurwa ibyaremwe bishya, kandi bahindurwa na Kristo. Haleluya. Nidusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12:23, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu nankunda, ni Yesu ubwo abivugaga, azitondera amagambo yanjye, azitondera amategeko yanjye. Birumvika amategeko ni akantu gato cyane, ugiye no kuyareba ngo ari amategeko 10 n'ugiye kugenderaho ushobora kuyoba, ahubwo ukwiye kugendera ku magambo ya Kristo. Haleluya. Kuko Kristo ari muri wowe, ukwiye kuyoborwa nawe. Umuntu nankunda atazitondera amagambo yanjye. Bibiri kavuga ngo na data azamukunda. Yarangiza akavuga ngo tuzaza, uwo ni Yesu na data, tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Abari muri iri torero ritagaragara, the invisible church, ni babandi bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bagahindurwa nawe. Haleluya. Niwe yavuze ngo nankunda azitondera amagambo yanjye, kuko ayo magambo niyo aduhindura, ayo magambo niyo atugira, agenda tugira ibyaremwe bishya umunsi ku wundi. Iri rero ni ryo torero Yesu yavuze. Namwibuka ubushize twasomye amagambo Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo kuri wowe niho nzashinga itorero ryanjye. Petero mubyibuke
abandi bose bamaze kunanirwa bayobewe Yesu wari we. Petero ni wowe wahishuriwe Yesu wari we. Yesu biramutangaza batumva ntabwo ari we byibwiye. Guhishurirwa Yesu wari we, kumenya Yesu wari we, haleluya, uba winjiye muri wa muryango, uba winjiye mu itorero rya rindi ry'umwuka ritagaragara. Abo rero niho bamukunda kandi bakitondera amategeko ye. Ariko nimvuga amategeko mu byumve mu buryo bwagutse, ntabwo ari yayandi 10, ahubwo n'amagambo ye. Kandi abo ngabo ngo data azabana nabo, azabakunda abane nabo, Yesu nawe azaho bari babane. Haleluya. Iri ni ryo torero Kristo yavugaga, iri ni ryo torero Yesu yavugaga. Tugarutse inyuma gatoya, uri muri iri torero, impamvu twavuze ntirigaragara, ashobora kubabarizwa muri ya mashyirahamwe twabonye uko atandukanye, ya mashyirahamwe uko atandukanye, uko amazina yayo ari nk'uko twagiye tuyavuga, twizire kuri aya ngaya dufite mu Rwanda. Uwo nguwo rero niho agenda abarizwa. Haleluya. Ndagira ngo duse n'abagaruka gatoya ku magambo twasomye muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Yesu yagaragaje neza abagize iri torero uko bakwiye kuba basa, anagaragaza n'abitiranya kuba bari muri torero bataririmo. Niho yavuze ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzabona ubwami. Bamwe ngo bazaba twarahanuraga, twavugaga ubutumwa bwiza, twirukanaga abadayimoni, twakoraga ibitangaza ndetse byinshi. Kumvikana, umuntu ashobora gukora ibyo byose ariko ari kubikorera inyuma y'ikibuga. Abo nibo Yesu avuze ngo ntabwo nigeze kubamenya. Biteye agahinda mwene data kubarizwa mu idini runaka, kubarizwa muri association runaka, ntabwo bihagije ngo ubukijijwe, ntabwo bikugira ukijijwe, ntabwo biguha agakiza. Kubuhanura, kububwiriza ubutumwa, kubukora ibitangaza ndetse byinshi, ntabwo bihagije ngo ubukijijwe. Kereka kuba muri Kristo wenyine. Jambo ry'Imana twararibonye bice 3 Yohana 16:17, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo riravuga ngo umwizera afite ubugingo buhoraho, ariko utamwizera amaze gucibwaho iteka. Kuko umucyo waje mu isi, abantu bagahita mu mwijima. Byakozwe n'intumwa ibice 4:11-12 harabitubwiye neza ko Kristo ari we buye rizima abubatsi banzi, ariko rikaba ari ryo ryahindutse ibuye. Haleluya. Ibuye rikomeza ifuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Gukizwa biri muri Kristo, ntabwo biri mu idini iryo ari ryo ryose. Ariya mashyirahamwe icyo adufasha, haleluya, adufasha kuturera kugira ngo cya kindi twakiriye gikure muri twebwe, tubwirize n'abandi ubutumwa bwiza. Mwibuke ko ariyo ntego nyamukuru Yesu yadusigiye, Matayo 28:19, kujya mu mahanga yose tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza bagahinduka abigishwa ba Yesu. Haleluya. Niyo ntego nyamukuru twahawe. Ariya mashyirahamwe rero tuyabereye mu iki? Cyambere nicyo ngicyo, nukugira ngo aturere dukure. Ariko nubwo aturera tugakura, tutibagiye ko ari amashyirahamwe ari mwibyiza n'ibibi. Arimwe abakijijwe n'abadakijijwe, nkuko twabonye ko ari ibitaro. Ntabwo ari amashyirahamwe ari yaduhereza ubugingo. Oya, kirazira. Ahubwo muri yo dushobora kurererwamo, tukanagirana n'ubusabane bw'abana b'Imana. Haleluya. Nguwo umumaro wayo mashyirahamwe uko angana. Jambo ry'Imana mu Efeso 4:10-16 dusanga aho abantu bafite impano zitandukanye, ariko izo mpano zose zifite umumaro umwe, kandi izo mpano zose zubakiye ku kintu kimwe. Bibiliya nayo ikagaragaza Yesu nk'umuzabibu, natwe tukaba amashami. Twe turi amashami kandi agiye afite umumaro utandukanye. Aya mashami afite impano zitandukanye, bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi,
abandi kuba abigisha, abandi kuvuga mu ndimi nyinshi n'ibindi. Izo ni inshingano dufite nk'amashami, ariko twese ayo mashami yose akaba ashingiye kuri Kristo. Mana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ari amashyirahamwe reka tuyafate nayo nk'amashami, ari amasosiyasiyo, ariko akwiye kuba afite intego imwe yo gutegura abana b'Imana, yo gutegura abizera. Haleluya. Intego imwe yo kugeza ubwoko bw'Imana kuri Kristo, kuko niwe agakiza kabonerwamo. Bityo rero ntihakabaye amashyari ngo bamwe bavuga ngo abangaba ni abacu, bariya ni abacu, kugeza ku rwego niba uvuye mu ishyirahamwe rimwe ukajya mu rindi basigara bavuga ngo uriya yapaganye. Guteze wakabaye upagana kuko wavuye muri Kristo, ariko niba ukiri muri Kristo ugahindura ishyirahamwe nta shyano ryaguye, kuko ishyirahamwe si ryo rikugira uriwe, ahubwo ugirwa uriwe na Kristo uri muri wowe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ushobora kuva muri ishyirahamwe rimwe ukajya mu rindi. Impamvu tujya muri ariya mashyirahamwe atandukanye n'iyihe? N'icyashingirwaho kugira ngo uhite mu ishyirahamwe ugomba kubaho ni wa mumaro, ni za mpano dusanga mu Befeso. Hari impano, kuko umuntu agikizwa agirana amasezerano na Kristo, ukagira n'impano n'uburyo ugomba kuzishyira mu bikorwa. Hari ishyirahamwe rero wakuriramo ugasanga iyo mpano idashobora gukoreramo, kandi nyamara yakorera ahandi. Niyo mpamvu amashyirahamwe icyo yakaba yagamije ni ukuzamura ubwami bwa Kristo. Urugero, ushaka kukurira cyangwa se ukajya mu ishyirahamwe aho batemera ko abadamu b'abashumba b'abapasitori, nyamara akaba ari irindi shyirahamwe ribyemera. Bivuze iki rero? Niba Imana iguhamagariye umurimo w'ubushumba w'ubupasitori kandi uri umudamu, biragusaba nyine gushifitinga ngo ujye hahandi hemera ubushumba ku badamu, uzamura ubutumwa bwiza maze ushyire mu bikorwa cy'Imana iguhamagariye. Hari impano umuntu agira ishyirahamwe arimo rikaba ritemera ko izo mpano yazikoresha, kandi si icyaha kutabyemera. Biterwa na focus, biterwa n'icyo bagendereye, ariko ukazasanga ahandi iyo mpano bayemera. Buri shyirahamwe rifite focus, rifite icyo rishyizeho imbaraga, kandi ibyo nabyo ni byiza. Niho bizadufasha gukoresha za mpano zacu zigiye zitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Reka dusohoze. Bene data, nk'uko twabivuze, kubarizwa mu idini cyangwa mu ishyirahamwe runaka sibyo gakiza, sibyo bituma ukiranuka, ahubwo kubarizwa muri Kristo nibyo biguhereza agakiza. Noneho amashyirahamwe tukayabamo nka adresse, ariko nanone zidufasha gushyira mu bikorwa impano twahawe kugira ngo tugumye kuzamura ubwami bwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Tuzasubira ubutaha. Mugumane amahoro y'Imana.